N'ubundi ni ka kasongoyeho umusore wanyu umukunzi Timote, umukunzi wabuze umukundwa, imyaka ibaye umuhuri, atagira umukunda ngo anyurwe, yatinye gusaba urukundo, aho abitinyukiye asanga barashize, iki gisigo cyitwa Urukundo. Amagorwa ageze uruhuri, amahirwe yanjye ko kari hehe, ko n'umubabera umubi bahwanye, kuko nta nkweto yabuze iyayo, ubu koko iyanjye yigeze hehe. Ubuse umugani ubaye umwe w'amasinde, maze icyizere kikayaraza, tegereza agatura munsi yo kwaheba, unkunda nkategereza ntaze, akaba nka ya mahembe ya Mutama. Reka uwo mwenda ntiwankwira, ntazasaza nagira umbera, Timote Junior mpora ndota, aho ntiyahora iyo mu bwonko, nyina umubyara akabura burundu pe. Reka umugani wanyu mbe mu mandazi, nsaba urukundo ndetse n'ubyumva, maze ubishima mugire intero, nzamukunda abe nk'umusinzi, ruzamurenga ibisiga hinga. Ngaho mwari utagira uwawe, ntega amatwi wumva amarira yanjye, uca inkoni zamuvugire yego, umpe urukundo nguhe urusumbye, uzungwe mu byano mbyina ikinimba. Nkawe twahuriye koko mu isomero, mugufi kandi w'akayobe, w'uruti rutoya ubwo tunahuje, utudirede ku mutwe nkunda, koko wampaye urukundo. Niba utariyumva ahora ndacyaza, ko wanyeretse uwo muntu nkiguca ibyera, agafone kanjye kazimye bande, ko wanije USB ngo gacaginge, ubu koko wampa no ku rukundo. Yewe ndabona undeba ntunyumva, ibitekerezo bihambira, ntegereje kandi nihanganye, nzagutota itazaba impamvu, maze ukanyuma ku rukundo. Ese wowe dusa dusangiye ingeso nyinshi rata, wowe duterana uturirimbo, mu gitaramo dutambira uwaduhanze, ukagira ijwi ryiza nk'imirya y'inanga, ubwo kweri wampaye urukundo. Wenda ko uwa mbere ashobora kwanga, kandi kuba njyenyine ko mbihaze, umenya nibyo binananura uku nguku, kuko wambabariye mwiza, maze ukamugwa ku rukundo. Ndabizi nawe ushobora kwanga, ariko se shenge wowe ndi hafi, ko mbona utwenga nkakorwa ahantu, uyu wenda nyimye urukundo, wahora hata ntiwarumpa. Hoya wikebuka ndavuga weho, rwose wowe mbona undeba, ubu koko wagize ubuko ungenza, ukanyiza amenyo y'abasetsi, maze ukanyihera urukundo. Nawe ushobora kwanga, umva wowe uri inyuma iyo mubaho, ko wenda n'uyu ashobora kwanga, wowe rata kuri na mwiza, n'indeshyo yawe y'uwayanyoye, wanyihera urukundo, amata nyine. Sigaho gutekereza ko nsumba, koko ubugabo si ubutumbi, cyane ko tunaryamanye utansumba ukundi, wowe nkundira umpe urukundo, ibindi Imana izagira uko ibigenza, sibyo? Erega nawe wiyiziho n'inenge, ibyo ibindi si ntibireba, nshaka nkuri no mu gahinda, nkabaho nanjye ngira umba hafi, nyuma ya mama dore arashaje. Nukuri, ese ubwo uranyangira ubutindi, imitungo n'imbitanga se, ubu se urangiza akagatuza, abagatunze nibo batura se, ibyo birenga umpe ku rukundo. Wenda urangiza by'amafaranga, ejo hanjye se uburahazi, uzi ko nzatunga nkaruta benshi, nkagura amabenzi n'amafarasi, mu Bufaransa utazi nkahakujyana, nk'ubwo ibyo urabizi. Ubundi se urukundo ni ibintu, cyangwa imari ni Imana, ubugabo se ni ubutumbi, cyangwa ubwiza ni ubwema? Shyira baro hasi shaho umpe ku rukundo. Reka inganzo maze nyicutse, inshuro ntewe indabo ndazizi, ariko mu maza nzishyura nyinshi, utazankunda ndi masikini, ntazankunda ndi nyirimari, mbaye ntanze gasopo. Icyo gihe azegere banki popirere, sako cyangwa se na beka, bajye mu rukundo bafite menshi, cyangwa se azareba ikipe nka Manchester United, ndumva ngo iri no muzikize ku isi, maze azayikunde namubwira iki, sibyo ra? Ariko rwose nsabye urukundo, hagize uwiyumva mubona abwiye, nk'amahira akaba abanje, yabwira rwose ngo ndi tayari, maze nkamukunda bikamurenga.
Abasore rero mwagiraga kokoba mugahaba uko mwisabira urukundo, mufate iki gisigo nk'isengesho kizakora umuti kibazanira umukunzi. Njyewe nabwiye yumvishe nambabarira mpe ku rukundo mugire amahoro. Timote Young Boy turi mu kazi, murakoze cyane.